Muraho neza mwese inshuti bakunzi ba Mato TV. Uyu ni umwanya w'amagambo y'ubwenge nk'ibisanzwe nk'uko mumaze kubimenyera. Cyumva kuri micro ndi Arsene Fox Maker. Uyu munsi twabateguriye umugabo utangaje avuze amagambo y'ubwenge akomeye cyane. Uyu mugabo abenshi muramuzi, abize physique mwegereye ino. Icyo usabwa wowe ni ugufata agakayi n'agakaramu ukandika, ubundi ukumva amagambo y'ubwenge yavuzwe n'abantu bakomeye cyane isi yigeze igira mu mateka. Kandi icyo usabwa wowe ni ukureba video kugeza irangiye, ukanda subscribe ugura inzogera kugira ngo urusheho kugenda ubona ibyiza Mato TV ikomeje kugenda igutegurira. Mu magambo y'ubwenge rero tubafitiye kuri uyu munsi, niyo mpamvu mubona ndi guseka cyane, ni ibyishimo, ni ibintu byiza cyane. Amagambo y'ubwenge tubafitiye uyu munsi, bafite umugabo muzi cyane wamenyekanye witwa Isaac Newton, abize physics muramuzi. Uyu mugabo rero hari abantu benshi bavuka bafite imbaraga n'umwete, bafite icyizere n'imbaraga zo kugera ku ntego zabo. Gusa uyu mugabo nawe ni umwe muri abo ngabo. Mu kinyejana cya 17 mu gihugu cy'Ubwongereza haje kuvuka umugabo ukomeye cyane, umugabo waje guhindura amateka y'isi, umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu bamwita Isaac Newton. Isaac Newton yavutse mu mwaka w'1643. Byumvikane neza ko hashize imyaka 383. Iyo myaka yose irashize umwana avutse. Uyu mwana yakabaye afite iyo myaka kugeza amagingo. Uyu mugabo ise yitwaga Isaac Newton. Ako kantu kasa ntukibagirwe. Yitabye Imana rero mbere yuko Newton avuka. Byumvikane neza ko uyu mugabo ni Papa Newton, ise wa Newton, yaje kwitaba Imana mu gihe Newton Isaac bari bakimutwite. Uyu mugabo rero yaje kubyarwa na nyina witwa Anna Ayscough. Uyu niwe wari mama wa Newton, niwe mama wa Newton Isaac. Newton yakuriye mu buzima bugoye, birumvikana cyane kuko atari afite se, ntabwo yabonye urukundo ruhagije rw'ababyeyi be. Ni ibintu bibabaje cyane, gusa ibintu byaje kumuca intege ahubwo byamwongereye imbaraga n'umwete ndetse n'ubushake, bimwongera n'ubumenyi bukomeye bwo kugira ngo ahindure isi, ahazaza y'isi ahajijure. Uyu Isaac Newton yize amashuri ye ya kaminuza muri Cambridge University. Ahangaha rwose ni muri university ikomeye cyane, ni muri kaminuza ikomeye cyane, aho yatangiye kwiga mate, physique ndetse n'ubumenyi bw'ikirere. Ni MPG ku bantu mwiga neza. Uyu yize MPG, mate, physics ndetse na geography. Uyu yari umuhanga mu by'imibare, mathematician, nk'umuntu wize mu kigo gikomeye cyane. Uyu mugabo kandi yari umushakashatsi mu bijyanye n'imibare, mu bijyanye na physics, akaba kandi umuyobozi w'ikigo cy'amafaranga. Uyu mugabo kandi ari perezida wa Royal Society. Uyu mugabo Isaac Newton, munyemerere tubabwire n'inkuru azwiho. Uyu mugabo azwiho inkuru ikomeye cyane y'igiti cya pome. Hari umunsi umwe ngo Newton yari yicaye munsi y'igiti cya pome, arangije abona pome iguye hasi. Hanyuma abandi babona pome nyine iguye, naho Newton abibonamo nk'ikibazo. Yaje kubibonamo nk'ikibazo, ariko yibajije ati ase kuki pome igwa hasi, kuki itajya mu kirere? Ati kubera iki pome igwa hasi, kuki pome itagwa ngigwe ijya hejuru, ahubwo pome ikagwa igwa hasi? Uyu mugabo yibajije ikibazo. Iki kibazo rero cyanaje kumugeza ku buvumbuzi bukomeye cyane, gusa kugira ubuvumbuzi bukomeye cyane, gusa ko ubwo buvumbuzi ari ubw'imbaraga z'isi, imbaraga za rukuruzi, gravitational force, gravity. Ibintu byaje guhindura siyanse yose mu mateka y'isi. Uyu mugabo rero nk'umuntu ukomeye cyane gutyo, umuntu ukomeye yavuze amagambo y'ubwenge, ntiyabura kuba yaravuze amagambo y'ubwenge agiye atandukanye. Gusa amagambo yose yavuzwe na Isaac Newton, munyemerere tuyahere kuri iri jambo. Isaac Newton yaravuze ngo iyo ati ntabwo ndi umuhanga kurusha abandi, ahubwo ndashishikaye cyane kurusha abandi. Ati rero niba ushaka kuba umuhanga, niba ushaka kugera kure, ugomba gushishikara kurusha abandi. Ntabwo ugomba kuba wowe wa nyawe, wowe wigonye, ahubwo ugomba gushishikara kurusha abandi. Uyu Isaac Newton yaravuze ngo ibyo tuzi ni igitonyanga, ahubwo ibyo tutazi ni inyanja. Wibaze neza ko ibyo uzi ni agatonyanga, ariko ibyo utazi ni inyanja yuzuye. Iyo nyanja ugomba kuyimenya, ufite umwanya n'ubushake bwo kumenya ibyo n'iyo nyanja. Uyu mugabo Isaac Newton yaravuze ngo ukuri tugushakira mu bwitonzi no mu bushakashatsi. Ukuri burya amaherezo y'ukuri tuyabonera mu bushakashatsi,
ubwitonze. Ayo Isaac Newton yanaravuze ngo ubwenge ni ukwihangana no gukomeza gushakisha. Yanavuze ijambo rikomeye cyane nifuza ko wowe wamenya. Yanaravuze ngo niba ushaka kumenya byinshi banza wemere ko utazi. Ati burya nta muhanga umenya ko azi, ahubwo abahanga bose baba bazi ko batazi. Niba ushaka kugera aho ugera, niba ushaka kugera umenye ibyinshi, ugomba kubanza kwemera ko nta kintu uzi. Uyu mugabo yararavuze ngo amategeko y'isi ntahinduka, ahubwo nitwe tuyavumbura. Kuko amategeko y'isi ntahinduka, kuko niwe uba ugomba kuyahindura, niwe uba ugomba kuyavumbura. Rero niba washakishije ikintu nta maherezo, nta kuvuga ngo yarahinduka, kuko niwe ugomba kukizana. Uyu mugabo Isaac Newton yanaravuze ngo gutekereza cyane nibwo bwenge. Ati ni uburyo bwo kugera kure, ni uburyo bwo kugera ku kuri. Ati wowe icyo usabwa no gutekereza cyane, ubwonko bwawe ukabwagura. Uyu mugabo Isaac Newton kandi yanaravuze ngo ubumenyi ntibuhita buza. Ati bisaba igihe n'umurava. Ati burya niba ushaka kumenya, ntabwo ubumenyi ushaka buzahita buza muri ako kanya, ahubwo ubumenyi ushaka buzasaba igihe, bisabe n'umurava, bisaba ubushake. Uyu mugabo kandi yararavuze ngo ntugomba kwemera ibintu utasobanukiwe. Burya ibintu utasobanukiwe neza ntabwo aba ari byiza kubyemera. Uyu mugabo rero yizeraga n'ijambo rigira riti ati ibyo ukora byose uyu munsi nibyo bizagenda ejo hazaza hawe. Ati niba ushaka ko ejo hazaza hawe haba neza, niba ushaka ko ejo hazaza hawe hagenda neza, hagenda nk'uko ubyifuza, ugomba gutangira kuhakorera none aha ngaha, kuko ejo hazaza hawe ibyo ukora none uyu munsi, ibyo ukora kuri uyu munsi turiho nibyo bizagenda ejo hazaza hawe. Uyu Isaac Newton kandi yararavuze ngo ubwenge nyabwo buva mu gushidikanya. Ati burya abantu bashidikanya cyane nibo bantu bavumbura cyane. Aranavuga ngo umuntu utekereza cyane niwe ubona byinshi. Ati burya niba utekereza gake, ndakwizeza nashidikanya ko ugomba kutagera kure, ugomba kubona bike. Uyu mugabo Isaac Newton yanavuze ijambo rikomeye ati ntutinye. Ati kubaza ibibazo, ibyo utazi ugomba kubibaza, ibyo utazi, ibyo udasobanukiwe ntutinye, urashoboye bibaze. Aranavuga ngo ibyiza byose bitangirana n'icyemezo. Aranongera ngo ntacyo wagera utakoze cyane, ibintu byawe byose bisaba gukora cyane. Munyemere amagambo yose yavuzwe na Isaac Newton, umugabo ukomeye cyane wabaye cyane ku isi. Nakubwiye ko hashize imyaka 383 avutse. Uyu mugabo rero munyemere amagambo yose yavuzwe na yasubize kuri iri jambo. Isaac Newton yaravuze ngo gutsinda si impano, ahubwo ni igikorwa cyo kudacika intege. Ati burya gutsinda si impano, nta muntu ugira impano yo gutsinda, ahubwo gutsinda ni igikorwa cyo kuba utaracitse intege mu buzima bwawe. Isaac Newton yatanze umusanzu ukomeye mu bintu byinshi. Isaac Newton yashyizeho amategeko ya motion, laws of motion, yanavumbuye gravity. Kandi Isaac Newton yateje imbere calculus, imibare ihanitse. Uyu mugabo kandi yagize uruhare mu kumva neza ku isi n'ikirere bikora neza. Uyu mugabo rero ibikorwa bye ntabwo byabura kuba byarasize ibintu bitwigisha. Uyu mugabo yatwigishije ko kwibaza ari intangiriro y'ubwenge, ni intangiriro yo kumenya. Atwigisha ko gushaka kumenya ari inzira y'intsinzi. Uyu mugabo kandi yanatwigishije ko umuntu umwe ashobora guhindura isi, agahindura amateka. Ntukigere wibagirwa ko n'iyo waba uri wenyine, kabone n'iyo waba nta muntu mufatanyije, urashoboye. Tinyuka, icyo usabwa ni ukwigirira icyizere, ibikorwa byawe ukabikora neza. Aya rero yari amwe mu magambo y'ubwenge twari twabateguriye kuri uyu munsi, aho waje kubana nanjye Arsene Foxmaker. Tugushishikarize ukanda subscribe, kandi tugusabe ko wakomeza kudukurikira, ubundi ukabona ibyiza tugomeje kugenda tugutegurira. Udushya two turacyaza, yabanaga namwe n'ubundi nkuko nari mbivuze. Ndi Arsene Foxmaker. Amagambo y'ubwenge n'izindi gahunda za Macho TV birakomeje. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.